zamaraya ndazikwama ngumane n'akamarayika purigange sinjya ntendeka abanega imitego baraswata amanda yakwata ndagusomera amafanta ho baby gubukihe mu mubiri nkumva twagana no mu buriri baby tell me what you need ndabimubwira turi mu cyaro tu noneho ubwo nari maze gukora ikizami cya turongomi ndamubwira ngo ahantu nshobora kuzahagera noneho mbimubwiye ngiye kumva amanota numva ngo natsinze ubu uratsinze ni trompe noneho hari ukuntu twacaga igiturima kugira ngo nkore indirimbo yanjye bwa mbere naciye igituri gushyigikira no kugira gute gushyigikira mani ubwo no kugira ni ugushaka ahantu hose uraca ugatoroka ikigo cy'ishuri tu narayamuhaye mani arashya ntagira ubwoba no kujya kuri studio mani bitewe n'uko wumvaga biti yarananiye mani ukumva wape n'ibihuru ngira n'isoni zo kujya gusubirayo kuki utamubwiye nibura ngo ahindure beat nyine akore beat nyine agucurira injyana wumva ushaka kundi umuntu aba agitangira ari guhuzagurika tu ahuzagurika nyine ukumva yicuze kumaze bigwamo ugahita ugira ukumva yikise imbaraga mani ariko naravuze ngo uko byagenda kose ngomba kuzakora indirimbo yanjye ku giti cyanjye ariko producer arambwira ngo hari umutipe aziranye nawe bakunda gukorana bita Syntax uriya muhanzi ndamuzi murenda no gusama ukuntu harimo agasora muri iyi cyangwa uzabona muri serisi ukabona na location irimo iri mu ntebe tu shaira location ni ya Syntax yankoreye mu baragufashije kandi tubahaye ikaze bakunzi b'Ingabo TV uyu munsi noneho umva turi kumwe n'umuntu bita icyamamare muri kukibona aho ngaho kuri kamera z'Ingabo TV mwamubonye umva ntekereza ko bamwe mushaka ko ari ubwa mbere mubonye ariko twebwe turamuzi tumusanze hano ngaha ushaka ko ari kwifatira kandi ariko musora amakuru se naribitse amazina yajya ngo witwa ngiki amazina yanjye ni drink water amazina yanjye y'ukuri iyo mu cyaro banyise ababyeyi banjye tu nitwa Ngarukiyimana Emmanuel ukawita drink water ariko nageze ahantu nkora ikiraka tu ahantu nkora ikiraka cy'ikiyede nkura n'amafaranga ya studio tu tujya mu muziki ahantu nkura udufaranga two gukoresha audio twose mubona nkora amavideo yose nkora niyo maronko yaho mbana nadukuye tu nawango rero uyu munsi konzi bacu uyu ni umuhanzi bamwita drink water ariko ubwo drink water ukona afite ibintu by'ibirahuri imbere ye niba ari amazi zamura turebe drink water aya ntabwo ari amazi n'izina ry'Imana oya ibi ni umuntu binguriye mani nimumbone gutya ndi umukene wakubiswe kuko n'utu audio nkora urumva utu video nkora utu audio nkora na hantu nkora ikiyede nimumbone nambaye gutya nibyo natiye mani ntabwo zitarugitira drip ubu barambona bavuge ngo nsigaye ntwikana nsigaye ndi umukire kandi uri n'umusitari ni ukwihambira mani ni hasu so rero twinjira mu kiganiro neza drink water ibi bintu byo gukora umuziki byo kuririmba ko bitangiye ariko kwanza banza duha kapera turirimbeho turasireho gakeya imbere cyane mere ku ndirimbo nahereye yose cyangwa imwe muri zo igushimisha kurusha zose kamere kuyo nahereyeho tu zamaraya ndazikwama ngumane n'akamarayika
Preriganye sinjya ntendeka abanega imitego baraswata amanda yakwata ndagusomera amafanta ho baby gubukihe mu mubiri nkumva twagana no mu buriri baby tell me what you need tell me what you need I'm ready to spend it for ya tell me what you need your love is like a seed I can never ever breathe for I'm ready to spend it for you yeah diseriye muna mugani zeriya wow zamakangunye nakati yeah ibi nkubwira siniswingi urwo nkukunda nge nizeriye oya nizeriye oya nizeriye yeah ibi nkubwira siniswingi urwo nkukunda mukupita malaika mukupita maranka mukupita oya mukupita malaika mukupita oh na yeah drink water cyakoze ndakayumuhungu gukirime babacama bari hano hanze tuzi noneho umvugiye gute bakura ku murongo umva babo ese drink water ibintu utatubeshye koko wabitangiye ryari music uburyo nayitangiye nayitangiye nkiri umwana muto ari umwana muto nayitangiye nkiri muto kuko na mama ni umuntu umfasha iyo yumvije ko ndi mu muziki ni umuntu umfasha tu kuko aranzi nkiri uruhinja nkiri umwana anjyana muri ADPR gusenga mana wasenga muri ADPR nasengeraga muri ADPR noneho maje kwegera hejuru tu maze kugera mu myaka 15 tu yarambwiye ngo nkiri umwana urudogotu yarambwiye ngo iyo yanjyanaga muri ADPR gusenga mana ntahetse igiti yamekaga mu mugongo nanjye nkaheka igiti kirimo umugozi mu mugongo tuwanjye nawe ahetse nawe ugaheka igiti ukagikurura cyangwa ukagenda ugikurura nyihetse tu yarakinjyaniraga yambwiye ko nakundaga ibintu byo gucuranga bya tari ku buryo iyo nabaga ntari kumwe n'abacuranzi bari gucurangira aba bakorari bo muri ADPR man twasereraga ugasera ko nkasera nawe kubera ko atanjyaniye igiti cyo gucuranga tu baba icyo giti wakifashishaga urimo uracuranga iyo abacuranzi b'abakorari tu babandi bacurangira korari bari gucuranga za gitari iyo bacurangaga nafite igiti nanjye ndi gucuranga kamemo ugacuranga igiti kidafite na music kiri guproduce kiri gutanga iyo kubera gukunda music man twarasereraga urantunguye cyane kubana no mwana wose nawe b'abanyamuziki uburyo wumva gukunza umuziki ku buryo nyine na muto man none se ko cyavuga ati wenda bakwigisha gucuranga ufate iyo gitari ufate piano cyase nyine iyindi instrumentale wacuranga ko iki wacurangaga igiti bitewe n'ubuzima nyine navukiyemo tu nawe urabizi ubuzima bwo mu cyaro tu ndabizi haba hari ababyeyi bakiri kwishakisha mani benshi cyane bakiri hasi benshi nawe urabizi ababyeyi bo mu cyaro tu yaremeraga akanjyanira icyo giti akakinjyanira kubera ko namuruhije tu kugira ngo nyine nawe uze kwigaragaza nze kwigaragaza mani muri korari cyaba muziki warakora nuko rero ariko rero sinzi ukuntu naje kugira igitekerezo mani nari ndi kumwe na mama n'ubundi nari ndi kumwe na mama turi kureba hari irushanwa riba kuri flash TV nari ndi kureba abapeti bari kwerekana impano zabo mbwira mama atahantu nshobora kuba nzahagera ndabimubwira turi mu cyaro tu noneho ubwo nari maje gukora ikizami cya tronkomi ndamubwira ngo ahantu nshobora kuzahagera
noneho mbimubwiye ngiye kumva amanota numva ngo natsinze. ubu uratsinze tsinze ikigo banyoherejeho numva ntabwo kinyuze, ndababwira ngo nshaka kwiga imyuga yo gukora mekanike tu. nabo barankundira banshakira ikigo, mbabwira ko nabonye ikigo cyitwa siko cya hano Kicukiro Samuduha tu. ngayo ugomba kujya kwiga. Barankundira baza kwanyereza, noneho ndi mu rugo turi kureba TV tu. kubera ko ibintu iyo ndi mu rugo mba ndi kureba ibintu bya showbiz cyane, ibintu by'imiziki tu nyine uko showbiz nyarwanda. noneho mbwira mama ngo hari igihe kimwe muzambona ndi kuri iyi televiziyo ndi kurushanwa, nanjye mukandeba nanjye mukandeba mani ndi kurushanwa nawe. noneho mama aranyorera kubera ko n'ubundi azi ko nkunda ibintu by'umuziki tu. noneho njya kuhiga tu. noneho urabizi ku bigo by'amashuri mani nta fone ziba zemerewe, naremeraga nkayisimba mu ishuka mani nkayijyana kubera ki wumvaga wajyana telefone kandi narayijyanye mani kuko nari nzi ko n'ubundi nzabahamagara kuri iyo televiziyo kuko mu mubyizi barahamagara bakakubwira ukaririmba indirimbo ebyiri ushaka tu. aho kuri televiziyo cyangwa kuri radiyo bakora mu mibyizi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, bagatoranyamo abantu 5 bazajya kurushanwa kuri televiziyo. ubwo muri 5 nawe narahamagaye ndi mu ishuka mani, urumva mu ishuka kandi muri dorotwari mani kuko ntanuza tu n'ahantu ntuza animatera arara ni ruguru ya ntuza mani yaho turara. nigunze mu ishuka mani, ndahamagara urumva banga kumfata, ndahamagara banga kumfata, ngiye kumva numva baramfashe. umunsi bamfashe mani cyagenze tubwire neza ukuntu wacyakiriye. nabarasi indirimbo bita Wait for me ya John Driller, uraho umunyanigeriya tu. n'indi bita ya Romeo and Juliet, nayo ni urabo tipe ndamukunda John Driller. naramukundaga mani, izira ndirimbo zarankomye ku buryo nafashe time yo kuziga mani. uraziga neza kugira ngo ndazimenya, niba gufata barizo uzakoresha. mera kuri Wait for me ndayikoma, ngera kuri Romeo ndayikoma, urumva bigenda gute rero? noneho umukobwa wari witwa Bianca, abakobwa bari bariho ma bari kumwe n'umutipe bita ntabwo ndi kumwibuka fresh. hari umukobwa bita Bianca baby kuri iyo radiyo n'umukobwa ubwo nawe ntabwo bibuka koko. ariko abakobwa mani nibo banyemeye, banyaka nimero tu. umukobwa we yarari umutipe we yarari kukigira mani, yari yagigiye tu. nuko naka nimero tu, banyaka nimero, banyatse nimero kuko nari nabakomye tu. none bamaze kumfata kuri radiyo tu, kuko bahitamo abantu 5 ku cyumweru, abantu 5 mu minsi 5, urumva nibo baba bakeneye. nibo baba bakeneye kuko ku wa gatandatu baragutelefona tu, bakakubwira umunsi uzaza kuri televiziyo kurushanwa. rero ubwa mbere mbahamagara bakamfata, bahise banyaka nimero zanjye, barambwira ngo nabakonvensi, barazinyaka tu. ngiye kumva numva ku wa gatanu nijoro barampamagaye
subwo bana yaharagiriho kandi yabaga nyine urifite no kwishuri umvasha mba nayishyizemo umuriro mani mba nibese nkayishyiramo umuriro ago wacometse ya ujye unasoma ariko kwa ku kantu bakuguye ni kubona nta kintu bikubwiye ubanza ibyo bintu bakugura utabikunda noneho ngiye kumva numva barampamagaye barambwira ngo kuwa gatandatu nzajye kurushanwa kuri flash ndagenda tu nahuriyeyo n'abandi bapeti barenze mani ariko nta cyambujije kubakoma kuko hari umupeti wankomye mani nabaye wa kabiri ariko ubwo ni muri sezo yihe imisezo irangiye ejo bundi cyane yarangiye mbere sha ni nka 2019 ubwo hashize igihe hashize igihe nese ntabwo biba byemewe gusubirayo biba byemerewe mani inshuro 3 ariko bitewe n'akazi nari ndimo byaranze tu byaranze ko mbikomeza kuko uba wemereye gusubirayo inshuro 3 ukongera ugatana tu ariko bitewe n'akazi kenshi nari ndimo byaranze gusubirayo tu ariko n'ubundi niyemeza ko byagenda kose uko nkunda umuziki kose ngomba kuzasohora indirimbo yanjye bwite wikoreye apana abandi kubera ko nkiri mu rugo mani papa yumvaga ndi gusubiramo indirimbo z'abandi urumva akambwira ngo ariko kuki udakora izi ndirimbo zawe mani kuki udakora indirimbo zawe ngo nawe dukumve ngo tujye tukubona none se wenda tubwire igitekerezo cyo gutangira gukora indirimbo zawe ubundi busanzwe tu ubuzima busanzwe nkiri mu rugo niyumvagamo inspiration zo kuririmba nkagira inspiration k'indirimbo runaka tu ariko kubera ko nta bushobozi mfite nta na studio yegereye icyaro nabaga ndimo inspiration ngize zigapfusa kubera ko nyine nta hantu wabonaga wahita ukorera izo gahunda nazandikaga ahantu tu mfite igitabo mani nanditsemo indirimbo koko umaze kujya nka zingahe nkiri umwana muto mani nagize inspiration nyinshi ariko kubera kuvukira ahantu mu cyaro n'ahantu batita ku bintu byagiye bipfa ubusa tu ukabura uburyo nyine ubikoramo kubera ko naburaga ukuntu mbikora ariko narazanditse urumva nza kugira amahirwe nza kwiga ahantu mu mujyi muri Kigali tu ngize amahirwe ndavuga ko byagenda kose mani nshobora kuzakora indirimbo yanjye ku giti cyanjye noneho hari ukuntu twacaga igituri mani kugira ngo nkore indirimbo yanjye bwa mbere naciye igituri gushyigikira mani ni ugushaka ahantu hose uraca ugatoroga ikigo cy'ishuri tu ni uguca igituri ugashakisha ahantu hazengurutse ikigo uraca inzira haba ari mu gipangu haba ari muri senyenge haba ari mu miyenzi ugashaka uko uhaca ugashaka inzira nkajya gushaka ikiyedemani cyo kugira ngo nzakore indirimbo natumise ikiyedemani kugira ngo nshake amafaranga yo gukora indirimbo ikiyede uragikora ushaka kwikora indirimbo yawe urumva ndagitumika mani byaraguhiriye se pasi naragitumitse ngira 30,000 urumva ndi ku ishuri uri ku ishuri ndagitumika tu ngira 30,000
njya kumuproducer hariya mu gasyata bita si ngombwa ko umwamamariza kuko ntabwo bishyuye wagiye kumuproducer agukorera ubwo nari naranditse indirimbo man naranditse indirimbo narayirangije naranditse ibintu byinshi tu ndabijyana umuproducer nkorera beat bitewe nuko iyo wiyumvamo inspiration tu biba byoroshye uba warabifashe ukuntu urumva ukagenda ukabyicuramo nagiye nicurira beat y'indirimbo nagize inspiration yayo urumva noneho ngiye kumuproducer ankoreye beat numva bitandukanye nuko nabyiyumvagamo wumva bibaye byiza cyangwa wumva bibaye uko byabaye bibi numva ntabwo ndi kwigwamo tu numva ntibihura bigenda gute kugira ngo rero noneho haze kuboneka beat wowe ubwawe ntabwo yabonetse man ibihumbi 30 byarahiye byose kandi wamwishyura byaje kuba ngombwa yuko ibihumbi 30 byarahiye ariko ndavuga ngo n'ubundi mpaka nzakora indirimbo yanjye tu none se wamuhaye amafaranga 30,000 narayamuhaye man arashye ntagira ubwoba no kujya kuri studio man bitewe nuko wumvaga beat yarananiye man ukumva wapi n'ibintu ngira n'isoni zo kujya gusubirayo kuki utamubwiye nibura ngo ahindure beat nyine akore beat nyine agucura injyana wumva shani kwa kundi umuntu abatangira abagitangira ari guhuzagurika tu ahuzagurika nyine kumva yicuze kumva bigwamo ugahita ugira ugahita ucika imbaraga man ariko naravuze ngo uko byagenda kose ngomba kuzakora indirimbo yanjye tu ku giti cyanjye n'umubyeyi wanjye yari yarabimbwiye ngo nzakora indirimbo yanjye yumva uko bimeze urumva noneho nza kugira amahirwe ndangije amashuri mbona ahandi akazi k'ikiyede tu ahantu mu migati urumva makorero udufaranga ariko hari umutipe wansanze yo mwana n'ubundi usanzwe ukora ibintu by'imiziki we yarabisanzwemo umwana akora indirimbo ari umuhanzi tu noneho arambwira ngo hari ahantu azi studio man urumva anjyanayo tu anjyanayo nanga kwinjiramo bitewe nuko nari narahuriye n'ibintu bibi mari muri studio ibihumbi 30 byanjye bigashya yarankuruye anyinjiza muri studio ariko ndanga waje kugenza gute kugira ngo noneho wemere kujya muri studio n'amafaranga yawe yarahiye ya mbere hari umutipe n'ubundi wari usanzwe ari umuhanzi tu yari inshuti ye barankuruye bankururira muri studio man urumva uwo muhanzi nasanzeyo nasanze bari kumukorera proje ariko aravuga ngo reka numva ukuntu uyu mutipe avibinga tu baba nkururiye muri studio mba mpuye na producer abarambashye ngo maje gukora indirimbo zingahe ndavuga ngo nta nimwe kubera ko buriya gukorera umuntu mushamani biba bigoranye usanga tisanga muri beat umucuraga ukumva ntibigwamo ariko naragiye mani ahagarika proje y'uwo musani aramfasha n'uwo musani yarambwiye ngo mureke proje yanjye twumve uyu mupeti tu twumve imirongo y'ukuntu ihagaze umuproducer nawe kubera ko azi piano tu yahise ajya kuri piano arancurangira ngo muri beat tu yumvise ukuntu ndi kugwa muri beat iminota ingahe yari amaze kunshirira beat vuba kuko nubwo ntari nzi kugwa muri beat neza ntigeze njya muri korali ngo niga amajwi ariko yumvise uburyo niyumvamo umuziki mani numva ndi umuntu ushobora kubigwamo neza
abanshiriye beat nyiguyemo urumva song turayisoza tu ariko bitewe nuko ntari nakamenyereye ibintu by'umuziki mvugira mu mazuru amajwi ntahogoza neza tu noneho uwo mutipe w'umusani n'ubundi nasanzeyo uri gukoresha y'indirimbo niwe wandabuye tu arambwira ngo hari ukuntu nakwigisha mani ukabasha gusohora imizigo utavugira mu mazuru nkajya njyewe tu akanyigisha noneho aranyigisha umunsi umwe banyereka umuproducer witwa FM2 ngenda nkorera y'indirimbo mani n'ubundi ipfa ubusa bitewe nuko nabipfusa nka cyagiye hari songe nyinshi zagiye zipfa ubusa mani ariko naragiye nshurisha indirimbo mfite indirimbo nari naranditse tu nshurisha beat kuri iyo ndirimbo nari naragize inspiration yayo anshurira beat ngeze mu rugo numva ntago ndi kwigwamo neza numva ntago bihura noneho mpita niyumvamo indi inspiration man mpita nandikiramo indi ndirimbo muri beat bari bamaye ngo uze kugenda uyihangiramo cyangwa waririmbemo mukoreramo indirimbo naririmbye banshirira beat ntago ariyo naririmbye nkora iyo ndirimbo ngo baguture beat yiyo watanze umva ntibihura gukoreramo iyi mitangira indi inspiration man ariko byo byarakunze nta kibazo nayiguyemo neza ahubwo njya maje kuyirekodinga FM yahise ambwira ngo indirimbo yabakomye tu arambwira ngo ahubwo mbwira izina nyita kuko indirimbo narangije no kuyikora nira ndirimbo nabanje kwa prodinga ya mbere yitwa Seriye ni ya kapera waduhaye ya ndirimbo yitwa Seriye tu ni kuri ya kapera waduhaye ntabwo ari ndayibuka sira watubwiye ngo ntagira zamaraya ndazikwama ngumane na kamarayika wawe burigange sinjya nendeka abantega imitego baraswata ama ndayagwada ndagusumbira amafanta oh baby gubushye umubiri nkumva twagana no mu buriri my baby tell me what you need tell me what you need I'm ready to spend the fire tell me what you need your love is like a seed I can never ever breathe for ubu nsize nabo one day na ndizeriye mona muga ndizeriye iyo niyo wahereye iyo niyo nita ko nahereyeho kubera ko ariyo yasohotse bwa mbere narayikoze producer arambwira ngo abantu bose bari baje abasani bose bari baje gukoresha iyo indirimbo mane bagasanga ari kwimixing barambwiye ngo bayikunze ahitamo amagara arambwira ngo tuyite irihe zina ndamubwira ngo ni Seriye tu ahita ayikora ngize numva ni nziza tu vuba vuba ndumva nta kibazo hanyuma yamaze n'ukwezi ntarayisura ingose kubera iki wamaze ukwezi kose utarayishyira bitewe n'ubushobozi imana numvaga ko nzayisura na video ariko bitewe n'ubushobozi nkumva sinzi tu umenya ntago biri gukunda noneho mpamagaye mama man nahamagaye mama arambwira ngo hari udufaranga yaramaje gukura mu kimina ariko yatunguriza yatuma nkakuramo video kuko azi uburyo nkunda umuziki tu aratunyoreza man noneho
nyine byasabaga ko ugomba no guhita ukora video ugakora bigasokera rimwe. nategese umutipe bita Bilal man ku mafaranga make namuhaye aragufasha n'umuproducer wankoreye audio bitewe nuko yari yumvise mfite impano niwe wamuntigitiye arambwira ngo hari umutipe wagukorera video man ku mafaranga make noneho ndayazana tu urayamu noneho uwo munsi n'imvura yaraguye mari numva video irahagaze ariko producer arambwira ngo hari umutipe aziranye nawe bakunda gukorana bita syntax uraho umuhanzi mari buriya cyangwa uzabona muri seriye ukabona na location irimo ndi mu ntebe tu shaira location ni ya syntax tu yankoreye umutima baragufashije producer wanjye kubera ko yaraziranye nawe yaramuhamagaye aramubwira ngo uwo mupeti naramwumvishije afite impano ahita gusaba location ama location mu nzu ye mari aneza n'ibyangwe bye kwa syntax uratwika ndahatwika tu ako syntax ni umwana mwiza nawe yankoreye ibikomeye mari neza ko nyine ugomba kugafata neza dore ko biri kugenda bitutumba ugomba kutazamwibagirwa ni ukugerageza mari hanyuma muri izo mvune zose wanyuzemo imvune ndacyazirimo mari ariko wenda ibyarangiye nibyo bikomeye ibyarangiye nibyo bikomeye urugendo ruracyari mari kuko ariko wenda ibyarangiye kurumva mbere utaramenya wenda no kuba waririmbira kuri mikoro ngo ujye muri studio recording kurungu ukaba ubizi kurumva ko bitandukanye biratandukanye sasa ubundi nk'ubu umaze kuba nk'indirimbo zingana indirimbo maze gushyira hanze ni indirimbo ebyiri tu iyo bita seriye niyo bita mention aho ugomba gukora cyane ku buryo ugomba gufata ibyamamare biri hano hanze tuziranye nabyo bitwika nawe ugatwika kuko ni ugutwika imana n'ibinshoboza bitewe n'uko ukuntu nandika n'ukuntu ndirimba tu abantu barambwira ngo mbashe kubona management abantu bankurikirana tu bakama tayimu urumva tayimu tu nkandika neza nka repeta nshobora kubikora tu ikibazo ni uko nkifasha mani ni uko ukiri kwifasha kubera ko mbona tayimu nkeya mani ibaze ko nandikira imirongo mani ndagenda kwa producer nkacurisha beat nkajya ahantu nkorera ikiyedi akazi k'ikiyede kugira ngo mbone amafaranga ya studio tu akaba ariho nandikira imirongo mani ukandikira imirongo mu kiyede ni mu kiyede ndi gukora akazi tu imirongo nyandikira ndagenda nijoro mvuye mu kazi nkacurisha beat ku mupeti w'umuproducer nziranye nawe mani akanshurira beat noneho naba ndi mu kazi mani inspiration kubera ko nkunda kugira inspiration mani nkagira inspiration nkandika beat nkayirangiza ubundi nkanayirepeta nkasubira kwa producer ndi codinga tu nta nubwo mugora mani ubwo ni ugucura ka beat ugahita ukubitamo imirongo upfa kuba wamaye beat kwandika n'ibintu byanjye mani na inspiration ni ibintu byanjye none buriya tubwire ku munsi audio yamaze kugera hanze umuzigo wagejeje hanze ukumva ibyishimo ni byose ariko guti ndashaka manze bisore rimwe na video tubwire batubwiye ngo urumva umuntu wakure mu cyaro n'iki umuntu atifashije ibintu nk'ibyo ntekereza neza ko banashutinga indirimbo ntabwo waroze ibyari byo wumve ngo mani uzarebe video ya mbere nakoze n'imitsi yarareze mani kubera ko ufite ubwoba
rero bazaniye umukobwa bari tubwire nk'ugerageje tuguti ku inshuti ya mbere kijya kuyitera ku indirimbo yawe se wakoze bwa mbere wumvaga bimeze biti muri mind ni gute uri kukuru ntago nabyiyumvishaga man kuko iyo ntagira mama ntago mba narayikoze ubwo si icyo gihe kuyitere kuri iyo ndirimbo mama yari ahari oya ntago yari ahari ariko umupeti wankoreye audio tu niwe wari uhari kubera ko namukonvense yari ahari aragufasha yari ahari tu nari mfite udufaranga duke antigitira umupeti bita Bilali aragufasha akorera muri iriya studio yitwa Blessed Music ikorera mu bantu zamani barasinta n'abasami switch aramunteretera ku mafaranga yanjye mashyi nari mfite aragukorera arankorera tu arankorera batangiye gusetinga ibikoresho kwiteye rumva za kamera baresitaye amatara baracanye wumve ngo n'imvura yaraguye mani location nari nateguye irapfa yari yo hanze ariho bira byo gukorera kwa Syntax byavuye kuko producer wanjye wa audio yabonye bimaje gupfa arambwira ngo uyu mupeti udufaranga duke yarakuye mu cyaro dupfa ubusa ahita mpamagarira Syntax man wumve ngo iriya video ya mbere nyikesha Syntax kabisa noneho ngenda shaka tubwire baravuze ngo camera rolling ready action tangiye kwakitinga indirimbo igiyemo byo kwakitinga imbere ya kamera n'umukobwa kuri TV wumva bimeze byari danje kuko n'indirimbo nihimbiye yarananiye mari kuri uwo munsi ukumva ntago biri bushoboke byarananiye kabisa ubwo mweshe utinze igihe kingana gute ntago ari kirekire ariko byaranguye tu kuri uwo munsi uri gushutinga byarangoye bikarara birangiye shuti irangiye byarangoye ariko naragerageje tu naragerageje mujyeho muyirebe YouTube yanjye yitwa Drink Water 250 bajyeho bayirebe bakore na subscribe kuri channel yawe naragerageje mu bushobozi nari mfite baragukora indirimbo iranarangiye ku ndirimbo ya kabiri ubwo byagenze kwa kundi ntabwo byagenze kwa kundi kubera ko wari wamenyereye nari maje kujya n'inama n'abasani batandukanye bambwira ukuntu ibintu biba bimeze nanone nk'uko bisanzwe nagiye ni umuproducer umwe unkorera mani bitewe n'ubushobozi mu dufaranga duke tutari menshi tu nawe wamuhaye akankorera bitewe n'impano anyumvamo n'ubundi naragiye anshirira beat nandika indirimbo ngeze yarambwira ngo ni nziza tu mbese nawe ngo waragenda ugacisha beat imbere yo gushyiramo imirongo mba mfite ka inspiration gato nkagenda nkakamuririmbira akanshirira beat indi mirongo isigaye ukayiririmbira muri beat nkayigenda mu kazi k'ishiyede nkora ubwo nkora akazi mare bari kurwana n'abakoresha mfite kotere mu matwi ni kumva beat unashakisha imirongo nshakisha n'imirongo akarongo kose mbonye nka drafting zabaze n'abakozi dukorana nabo mba mfite ikaramu n'urupapuro kazo bimujamana kubera iki ariko akunda kubikora nkandika indirimbo ndayirangiza nyijyanye nyishizemo arambwira ngo ni nziza atangira kumbwira ngo ni nziza tuyigurishe tunayigurishe tuyigurishe abantu baba star nitwe ko ari njye wayanditse urumva ariko tuyigurisha undi muntu noneho ndabyanga ndayiririmbira ariko nayikoreye video iyo ya kabiri nayikoreye video ariko ubu ngubu ndumva rwaramenyereye ntabwo ari nka mbere naramenyereye kabisa ntabwo ari nka mbere ndagerageza ntabwo nari nabimenyera neza ariko naragerageje ubushobozi buke nari mfite n'ubundi
nkuko ababyeyi banjye bahora bamfasha rimwe na rimwe amafaranga bayakuye mu kibina ibintu bita ibibina mu cyaro bishaka kuba byarubatse izina bitewe n'ubushobozi baba bafite nyine baramfasha tu mama aramfasha na papa nawe bitewe n'uko yumvaga nirirwa mu ntuza mu bintu by'indirimbo man aramfasha tu. none se ku ndirimbo zawe ebyiri zimaze kujya hanze birumvikana cyafite n'indi mirongo iri ku ruhande kandi irahari myinshi urateganya kujya gukora indi ndirimbo ryawe si ukubeshya rero mba numva nshaka gukorera poroje ahantu harenze nkemera nkihambira tu nkajya kuba producer bafite izina barenze bagutirika ngiye nko kuba producer barenze reka tunabavuga ba Elementi ba Nesbit ba Santana tu ba Irashi aho hantu nshaka kuhajya nkareba ko ibintu nkora kuba producer basa nk'abataragira izina niba nabikurira n'ahantu harenze tu. ubwo nyine barabe bumva ba producer nyine ahubwo bame nimero zabo umva nimero zabo mu dropping aho ngaho muri description tuzibona no muri comment kuko turazikeneye badufashe kuko uyu musitari kubashaka cyane ko mwamufasha ukamukorera amawodi ameze neza ariko dusa naho cyangwa kubaza kandi ngende kubona wenda gusa na taxi na ruto kwako bavukana waba ubeshye man ntabwo nambeshye kwako harimo akantu nyine ukunda waba ushatse kubera ko wenda wumvishije ko nawe narakoreye kwa Sintex ushatse kubabeshyira tu nashatse kubabeshyira ntabwo ibintu ngiye napfa kubyemera hanyuma nk'ubu ngubu urumva ko izo ndirimbo zimaze gukora ukaba ushaka n'abaproducer barenze bubatse izina tubwire urumva ufite n'ihe gahunda mbese n'intumbero cyumva ufite mu muziki wumva ushaka kugeraho bitewe n'uko umuziki ari ikintu niyumvamo cyane umuziki ni ikintu niyumvamo cyane ariko byataye uburyo niyumvamo na inspiration nkazandika ahantu man ariko bitewe n'uko nta management mfite nta bushobozi mfite abi drafting ahantu man ukagenda ubyandika ahantu ku ruhande ahantu nakora muri cya kiyede cyagera akorera udufaranga duke nkajya kuri wa pro wanjye wita FM akanshura akabiti ukagenda nkakubitamo imirongo kugira ngo mani nereke n'abantu ikintu nshoboye wenda hari igihe nzagwa ku umukire ushoramo amafaranga akanshuriramo tugakora ibintu birenze nuko bigenda mu buzima bwa buri munsi ntabwo hari abasitari bana tuvuga mu Rwanda wenda baba baragafashe noneho bakumva wenda nk'indirimbo yawe nyine umva umwanda gahunda yo wacyari gutangira yayumva nyine agahita yumva arayifetse tuyo ntazi ibyarimo nta kintu kubera iki nyine babumva batabafasha kandi nabo ariko baba baratangiye sinzi ukuntu baba babyumva wenda tuvuge ugeze nko ku mwanzuro wenda tuvuge reka dutange nk'urugero wenda nuko byaciye wenda kwa Sintex akumva indirimbo yawe yakumva ni okay ariko wenda nk'undi nyine akavuga ahita gukora nayiciye amazi sinzi ukuntu aba yaratangiye ariko umuntu wese umaze kugira ahagera abantu turatandukanye hari abantu batangira kwiyumvamo ukuntu batandukanye n'abandi ugatangira kumva batangiye kwigira ibintu by'ibirenga bakirengagiza aho bavuyemo cyane bibaho kandi bakagombye kubafata wenda nk'ubu tubwire mu rugero rwawe rw'umuziki ukiri guhasoringa wifasha n'ibiyede n'iki byose nk'ubu wumva
ni nkuhe musitari habe mu Rwanda cyangwa habe ku isi hose ni nkandi wumva ushaka kuba nkawe ho buti ewana ndi gukora nshaka kuba nka runaka hanze cyangwa se ngere ku rwego nk'urwo ari hanze man ni refera kuri Jason Derulo no mu Rwanda hari abapetimani baba upcoming referaho benshi tu ba Afrique ba Juno cyane abo bari kuza vuba bamaze mu muziki bameze neza man urabo petimani ufashwe na Junior bamwitande Chris Easy man Chris Zamba ma inspiration man kandi nabona ko nyine wallahi ndatamaga kote cool down ifite ikosi wowe tuzanye ndahari wese so fine no lie it's so fine no lie yeah noneho hanze man mutipe bita Jason Derulo man arerenze afite indirimbo bita you shine bright just Rihanna you shine bright just Rihanna always be fucking awesome come on mass oh girl we not your body the chorus be body your ass yeah alpha Jason Derulo ibintu bigenda uko nguko ibintu bigenda uko uramukunda mba narabizi ariko nawe amaze igihe nyine mu muziki nawe yarakoze Jason Derulo ararenze man narabizi ndamwemera tu mba nyine nawe mu rugendo rwagomba gukora cyane no gukora nyine no gukora abashorera imari mu muziki nabo barabyumva ngo nyine ngo natwe wenda hari igihe nagira imana urumva no gukora ubuvugizi ukabona management hari igihe nagira imana nkabona umuntu umfasha tu we agiye kuri channel yanjye yitwa Drink Water 250 arebe indirimbo zanjye niyo mva nshobora kuba ndi umuntu wabikora tu amfashe birumvikana nanjye ndaza kugufasha ndebe ko ntacyo nakora ubu nanjye ubuvugizi bwanjye nibwo bukenewe wowe mane wowe ahubwo se nyine abakozi bacu b'Ingabo TV badufashe mana yanjye nkorera imitima abakozi bacu baraza kubikora neza cyane nkorera ibiti imbere uzamuke wasanga ari nawe mahirwe ngize mani mu buzima nabyo byashoboka kubera ko nanjye hari abandi bahanzi arega mani nuza inzira z'Imana zica mu bintu byinshi tu navutse ntazi ko nzahura nawe urumva wari uzi ko utazana n'umuhanzi ujye muri studio ariko inzira z'Imana nizo ziduhuza man ntabwo nari nzi ko nzahura nawe ariko bitewe wenda nubwo nagize akazi k'ikiyede wenda wasanga ari uko Imana yabishatse man ari izo nzira bizacamo tu akazi k'ikiyede ariko niko wabonye njye numvaga ko byagenda kose akazi kose nzabona i Kigali bitewe nuko aho mba hari studio z'ubufumari ni na studio imwe man ihaba mu cyaro ahantu mba tu ubwo usanga nemeye kuza kwizirika umukanda man i Kigali muri kiyede ariko uko papa yambwiye ngo nzakora indirimbo yanjye wumva uko bimeze nanjye niziritse umukanda ndaza Kigali ndavuga ngo njye duke nkodesha ahantu ha make ariko ibyo ushaka kujyaho uzabigera Imana niyo yimfasha tu ndaza ntumika ikiyede urumva ariko ubonye n'akandi kazi wagakora atari iki no mutipe numvije ejo bundi wavuze ngo nuko yinjira ikiyede bamwite y'amano hariya nanjye yumve ko nigiye ikiyede man so y'amano buriya y'amano ni umusitari wacu hariya n'undi ni umushiti wacu turamufasha ari mu bantu dufasha nawe bivuze ngo nawe bidatinze ushobora kwinjira wenda mu bantu tujya dufasha
wenda mu buryo bw'amashusho dukora kuko natwe kampani nini mu mastudio tujya dukoresha nakaba yagufasha nta kibazo sha mwamukoze man hamwe n'abakunzi b'Ingabo TV bacu nabo barabadukwikenye uko buje nuko bukeye ibaze bibaye man ashako yago amugane nuko bajyaga ngo hahi ibaze mbonye tayimu man ngiye nandika ndi mu kazi ibaze noneho mbonye tayimu yo kwandika ndi ahantu hisanzuye ndi kumva beat neza mbese ukajya uhora studio sinzi impamvu cyo kunywa cyawe bakuguriye ndi kwanigishiramo abo bagize ukongeramo ibindi ko mba nabicyuzuye ntari bitu none se birumvikana mu kazi kawe birakuvuna n'umuziki nta gihe uba wumva wanabireka kubera ukuntu n'amafaranga uba wayabuze kumva ngomba kwihambira man icyo bita kwizirika umukanda vuba urabona ko nari kurwana n'ababosi man bambwira ngo akazi kapfuye ningira amahirwe ntibanyirukane urumva buriya ikintu cya mbere buriya ni ubwumvikane no guca bugufi bitewe n'ukuntu nyine wenda wamusobanura uko byagenze n'uko winjiye mu kiganiro kandi nawe ukeneye buriya mba nakubonye bingoye man rero kukubona bingoye ngomba gutekinga risike zose biravamo tu ngomba kuvuga ngo uyu munyamakuru ashobora kuba hari ikintu yangezaho naha ku kazi hari ikintu bangezaho urumva kubera ko iyo baba baranyirukanye yagera ntabwo indirimbo mba narakoze mba narazikoze imana ariko ngomba gutekinga risike zose tu avuga ngo uyu munyamakuru hari ikintu ashobora kungezaho niyo mpamvu mba wahandorinze ibintu byose weterekane niyemeze ni ukubagarira yose man bagarira yose kuko utazi neza niko nyirumva mu kinyarwanda bavuga hanyuma hari bagenzi bawe nyine tuvugenda bari hasi yawe kuko hari urwego wavuyeho hari n'urwo umaze kugeraho ubu ngubu utandukanye n'umuntu utarakora indirimbo n'imwe cyangwa akaba afite amawodiyo adafite video abantu bari hasi yawe niki kintu wumva wababwira niko biti bari umuntu abangira muri kuzamuka mwitware gutya bitewe n'ibyo nawe wamaze kunyuramo mbabwira ngo nanjye nta hantu nari nagera tu nubwo wasuringa urumva ukigira ku bantu uri kubona bagezeyo ukabigiraho ukuntu ibintu babikora tu mu miririmbire yabo ukabasha kumva uko baririmba ukabigana tu ukabigana ukumva ukuntu baririmba nawe ukagerageza hari igihe uzagira imana ukagira imana nk'uko nanjye ntegereze ngo wenda hari imana yamfasha nkahura n'umunyamafaranga akamfasha tu ni ukugerageza niba wiyumvamo inspiration tu ugakora ugakora kuko iyo wiyumvamo ikintu ugomba kugikora tu buriya uzi impamvu muri Afurika dukunda kuba bakene cyane se ibintu twiyumvamo ntabwo ari byo dukora ibintu ubundi kwiyumvamo ntabwo ari byo nkora man bitewe n'ubushobozi mfite haba habura ubushobozi bwo gusapotinga ibintu mfite kuko n'abaproducer bose nahuye nabo barambwiye ngo mbonye management imeze neza nabikora tu ariko bitewe n'ubushobozi mfite n'akazi nkora bitewe n'akanya mbona ntabwo mbasha guhura nabo ariko hari igihe nagira imana nkazahura n'umuntu w'umubosi ureba iki kiganiro ufite amafaranga agahita agatuma umuntu mume nimero ye birashoboka cyane kuko bijya biba tugakoresha umuntu ikiganiro ugasanga bahise batwaka nimero ati uwo muntu turamushaka muduhe nimero ye bakamuhiga paka kugeza bamugezeho wenda wasanga ntazi kuririmba live ariko azarebe indirimbo zanjye tu arebe uko zimeze arebe uburyo nandika nitwa
kuri channel yanjye nitwa Drink Water 250 mfite indirimbo ebyiri iyo bita seriye niyo bita mention azarebe yumve niba nabishobora nta kibazo baraza kureba aho ngaho turabona n'abahari link muri description baza kujya bayinyuraho barebe nyine ukuntu bashobora kwiba ahubwo iki akandi kibazo naringize muri za boosting talent zo kuri Flash TV byarangiye ubaye wa kabiri birangiriraho kitasubiyemo ko nzi ko hari abo bajya bafasha bakanabemera ko bajya bakora indirimbo bakanabashyiramo management yabo bitewe n'akazi nari mfite bitewe n'ahantu n'ibintu na situation nari ndimo tu situation kuko ndimo niyo ikunda kungonga cyane akazi mfite cyangwa ibyo ndi gukora mbese akazi karakugora biba ari time ndende man kuva saa moya kugeza saa 2 z'ijoro nkiri gukora akazi ntabwo mbona time yo guhura n'abantu tu rero niyo mpamvu nkawe uba wangobotse ukama interview mba ndi gutagitinga yuko wenda hari umubosi wareba iyi interview akaba yamfasha tu bitewe yuko bitewe akazi nkora ntabwo napfa kubona time zo gutigita abantu bo bantuza mani baba sponsorship ni ukugerageza tu mu bushobozi mfite nkerekana ibyo nshoboye nta kibazo ubwo nyine baraza kuba bareba turabona feedback z'amakomedi y'abantu reka twigeze ku musozi w'ikiganiro ujye no mu kazi ababose bataza kwivumbura byose ukabiburira rimwe byaza kuba byiza ntabwo byaza kubashimisha ibaza abantu batumye nkora audio ya mbere n'iya kabiri na video man biramutse byanjye Imana imfashe babe bativumbuye nta kwivumba nyine wagenda uca bugufi nyabona n'amavi yashyire hasi bamfashe bumve ko ari haso man haso ndi nazo baboneke n'iso Kenisoro nawe imanza yaraciye mu nzira zikomeye Kenisoro yaciye mu nzira zikomeye nawe nyine ikiba cyiza wejya wegera abasitari bagenzi bawe baganirize aho ubonye nyine babwire ushake amafeaturing y'abahanzi mukorane ugenda uzamuka cyane ko ntekereza yuko bano bahanzi wenda baba coming ba Juno ba Fike ba Kenisoro ntago baguhera kuko nabo baba bikoga ati turacyari hafi cyane nubwo hari icyo tumaze kugera ariko ntago bikomeye cyane ubwo nawe nyine icyo umuntu yakora wenda ukuvuganira tuzagenda neza nta kibazo Imana nibijyamo tu izajya bijyamo n'iki kibazo kore cyane kuko no gukora indirimbo yanjye ku giti cyanjye Imana ni ibintu nari narasabye Imana bari ukomeza usenge cyane natwe ubwo turi noneho ngize n'amahirwe Imana ngize n'amahirwe ubona n'umubyeyi wanjye arabyumva tu naragufasha anyohereza udufaranga duke n'abatipe bari iruhande rwanjye basanzwe babirimo baramfasha mbona nsohoye video yanjye ya mbere rege Imana izabijyamo tu nta kibazo reka dukomeze turinde rero reka tusoze ikiganiro kugira ngo bakunze b'Ingabo TV mukomeze mukore share ni comment umusitari wacu sharingire mujye kuri YouTube channel yiwe mukore subscribe yitwa Drink Water 250 mukore subscribe nawe mufashe ni upcoming azamuke impano ikomeze yigaragaze azamuka agiye kurega natwe byadushimisha uramutse umufashije akavuga ati nazamutse kubera runaka kubera abantu bamfashije biba ari byiza babikure man Drink Water 250 hariho song ebyiri audio na video tu zose barebe uko zimeze uko zanditse uko ziririmbe uko naziririmbye wumve niba hari icyo nagiraho man bakore subscribe share like na comment na like baraba bakuze tu
reka tugushime kuba wemeye kuza mu kiganiro nubwo byabanje kugwana cyane ariko kirangiye neza nta kibazo bwabumva ariko ugende tujya mu kazi tugende tujya neza utabura amafaranga uzajyana muri studio ejo bundi Imana imfasha ahubwo ngira amahirwe babe batansezereye wenda bidatinze dushaka kuzakubona no gukora ikimenyetso cy'umusaraba wenda bidatinze no kuzajya kugutumira mu kiganiro tukakubaza urabona ko biba bigoranye Imana n'abakoresha urabona ukuntu biba bimeze bashobora kubona nifunze muri utu twenda mba nazo tukodesheje Imana kandi ko abigenza utagira ngo ni yanjye Imana nta n'inkodeshanyo abantu bashaka kumfasha bamfashe bakugirire nkeneye ubufasha iyi myenda niyo nakodesheje kugira ngo nze mu kiganiro meze neza bashobora kumbona bakagira ngo ndifashishe nyabona umusore wacu mumufashe mumugire neza abana ko umuntu ukeneye gufashwa muri industry ya muzika tukamugira neza Imana yaza dore naka ko kunywa nako banguriye ntabwo ari akanjye ndikubona manza byashizemo hari reka tuze wenda natwe tuzi tugukwesheza kandi gakomande baze guhita baguhereza so rero turabashimiye abakurikiye ikiganiro cyacu tumeze mudufashe n'ibindi biganiro tubahereza mutubwiye n'abandi basitari mukeneye bose tubabashakire kuko nicyo tubereyeho tuhari kubera mwebwe kandi mwebwe muhari kubera twe mbese ibintu nimajyane no gufashanya babikore tu yego rero turagushimiye nawe ujya guhita usubira mu kazi kandi Imana ikoresha ko wemeye kuza mu kiganiro mwakoze mbabwire ko nanjye gukora uko nshoboye kose mu kirede cyanjye nshaka amasitiri ameze neza tu mbaho ibintu bimeze neza wasanga Imana ibikoze sawa murakoze cyane Imana tuba turi muri haso ariko ntabwo twacika intege Imana no guhasoringa tukamera nka Kenisoro ati haso ndi nazo haso turi nazo mudufashe tu umuntu ureba iki kiganiro ajye kuri drink water 250 arebe niba hari ikintu yamfasha niba abona mfite impano agerageze anshoremo ibiceri tu ndabizi ko inspiration nyinshi mfite Imana niyo mva ndirimba neza nabyo akurikize uko inspiration mfite akurikize uko ndirimba ashoremo ibiceri ntari bituma nta kibazo ngenzi ko nagera kuri byinshi mfite time yo gukora ibintu mfite time yo gukora ibintu mba niyumvamo ko nakora ibintu bimeze neza ntari bimurakoze tu ntari bikuba mwamaye uyu mwanya wo kuba namwe ntabwo nari nzi ko nahura namwe Imana nawe witanze cyane muba mwankoreye akazi Imana iguhe umugisha murakoze